Kimwe mu bintu ijambo ry'Imana rihamagarira abizera ni ukurera abana babahana babatoza iby'umwami wacu. Ikibazo ni uko iyo ugiye mu mico itandukanye usanga dufata guhana mu buryo butandukanye. Yewe niyo ugumye mu muco umwe usanga abantu bavutse mu bihe bitandukanye bafata guhana mu buryo butandukanye. Ariko niyo waguma ku bantu bavutse mu gihe kimwe usanga buri rugo cyangwa se buri muryango bagiye bafite uburyo bwabo bwihariye bafatamo guhana. Birumvikana nawe ufite uburyo bwawe utekereza guhana, hari ukuntu byumva. Ariko se ujya bibaza Imana yo ibifata ite? Kubera ko Imana yo iri hanze y'imico, iri hanze y'ibihe, iri hanze y'imiryango, irabirenze byose. Ese Imana yo ifata ite ibijyanye no guhana? Ndashaka rero kugutumira muri hererekane rw'inyigisho zizagufasha gusobanukirwa ni gute Imana ifata ibijyanye no guhana. Ahantu ruhererekane twise ngo guhana wigana Imana. Muri ruhererekane tuzajya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 n'icya 3 maze turebe ibintu bitanu Imana yitondeye ijya guhana Adamu na Eva. Birumvikana tuzanareba n'icyo ibyo bintu byatwigisha twebwe nk'ababyeyi bashaka kwigana Imana. So ni karibu rero, niba utarakanda subscribe uyikandeho ukanda notification kugira ngo inyigisho ya mbere isohoka nawe ubona ka notification. Hanyuma tujyane mu ijambo ry'Imana turebe n'ubuhe bwenge ijambo ry'Imana riduha ku bijyanye no guhana abana. Ikindi kandi aya makuru ntuyihererane, ubwire n'inshuti zawe kugira ngo twese nk'ababyeyi tujye mu ijambo ry'Imana turebe n'ubuhe bwenge Imana iduha bwadufasha kurera abana bacu tubahana kandi tubatoza iby'umwami wacu. Imana iguhe umugisha. Urakoze.